yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose, jyewe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora, ajyandinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Ku muhanga masiteka bizankiza intege nke, shira ubwoba shira ubute, nyuma nzatabaruka. nabonye umukunzi mwiza, niwe nyiri babazi, niwe mujyanama wanjye, niwe untegera iteka. Ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Nta burwayi nta bizaza byazananya na Yesu. Nta bya none nta bizaza byazananya